yarayiriye rwose bakina na Nigeria nawe arayambaye na Hakim Kiwanuka maske nye ni ikikwereka ikipe yiteguye urugamba ivuga ati ntatagira umuntu ugira n'akantu k'urwitwazo cyangwa ngiki imbere na mbere udahari turamuzi yitwa Jibril Watara we naba ari ku ruhande ariko abandi bose APR yavuze ati 100% umutoza Terabi yavuze ati iyi piramide ndayisi mwiyimbwira we cyane niyo mubarabu turaziranye cyane yatwaye igikombe cy'ubushize yari kwitara imaze iminsi itsinda amakipe muri rya rushanwa rya FIFA Asia Pacific Championship ibintu nk'ibyo bavuga ati batsinze Oakland tureba batsinze Arahira ejo bundi tureba bategereje izava hagati ya Cruz Azul yo muri Mexique n'ikipe izatwara Copa Libertadores bageze muri kimwe cya kabiri nabonye ejo bundi Palmeiras sigira muri kimwe cya kabiri sezera River Plate bararitegereje hanyuma niba banazanatsina na Paris Saint-Germain ibyo bazaba babireba ariko urubanza bafitanye ngo ni kuwa gatatu ku itariki ya mbere ukwakira nta n'umuntu ushaka kumva iya mbere ukwa 10 iya mbere ukwakira iryo jambo rikagenda rikinja mu misokoro y'abakinnyi ntabwo akaba yizi yo tariki cyane nawe arayizi iya mbere ukwakira Sami ikibazo nakubaza ni kimwe amahirwe ni make nako nta n'amahirwe ahari yiki yuko APR yakinisha Jibril Watara ase Watara ni malaria koko umutoza yemeje yuko atazaboneka imikino yombi yavuze yuko amakuru yatanze n'ubundi ni hamwe asanzwe ko yavuye hariya aruka cyane bava muri Tanzania bamwohereza i Kigali kuvurwa ariko ngo nta kirahinduka nyine kuri situation arimo umubiri we ntabwo urareponda neza kuba yakira kugira ngo abe yakorana n'abandi imyitozo ntekereza ko we nkurikije uko yabivuze arimo arategura ino mikino ibiri yombi atamubara nubwo yari yamutsinda igitego kuri match aheruka gukina ya Bumamuru ariko kuri Jibril Watara no gushakira mu bandi basore gushakira ibisubizo muri ba Seyo nashaka kubabaza niki APR yakora kugira ngo icyo cya Watara bakizibe kandi bigenza cyane kumukurikira squad APR ifite APR ifite abakinnyi b'abakadre navuga ngo bo ku rwego rwiza ariko badahabwa agaciro kabo muri APR uwa mbere yitwa Denis Omedi buriya niwumva ngo kimwe mu bintu twanengaga Benjamin Sesko kinakomeje no kumugarukaho ku buryo analyse zacu zikiri ku murongo nuko wa Benjamin Sesko uva yatangira gukina umupira w'amaguru ataratsinda ibitego 20 muri champion icyo kintu n'ubu ngubu iyo mubonye muri Manchester simbagurika bamupasa imipira imucaho ameze nk'uri kureba akajugujugu mbona mitabyibuka bwa butumwa neza umuntu agiye muri champion Autriche ntiyatsinda 20 Denis Omedi yabaye top scorer wa champion ya Uganda atari muri equipe yatwaye igikombe ari muri Kitara atsinda ibitego 24 niba nibuka neza anajya no kuri trend kuko yatsinze igitego kimwe mu byiza byabayeho ku isi mu mwaka ushize ngo cyatangaga cya gihembo cy'igitego cyiza cya Puskas Award Denis Omedi kuvagera muri APR ntabwo arizerwa mu mizo ye ya mbere hari ukuntu bamukoreshaga anatsinda n'ibitego akiza ariko muri kuva no mutoza yazo ubona ko ntabwo amuretinga cyane ngo amugire umukinnyi yayikizera mutekereza nk'undi mukinnyi bakina kuri wing kuko nawe atarakina kuri wing ariko agatsinda ibitego byinshi ni nako Denis Omedi ameze Denis Omedi akina ku ruhande ariko ni umukinnyi utsinda ibitego kugira ngo mvuge ko ari umukinnyi nge mbona ufite calibre yagakwiriye gukina ino mikino nuko no mukinnyi nubwo mu Rwanda batamwizera yagiye muri equipe nationale y'u Uganda stila arakina baracyamuhamagara uko hari icyizere runaka atanga mutekereza nk'umukinnyi umutoza yarebaho undi mukinnyi ni Mugisha Gilbert nawe afite stati nk'iya Denis Omedi ariko wenda we ntabwo aratsinda ibitego byinshi ngo azamura imibare agere mu bitego 20 ariko nawe muri equipe nationale ni umwe mu bakinnyi beza b'ikipe y'igihugu Amavubi ubu ngubu kandi utanga akazi ku buryo amakipe yose ahura n'Amavubi ayaha akazi ikindi akaba super sub mwiza no muri APR yo maye iminota mike nidushaka tunasubire n'inyuma no muri amarushanwa y'inkera y'abayizi n'ahandi hose ni umwe mu bakinnyi bajya mu kibuga ukabona ko habaye remplacement ko ari ukuntu umukinnyi bamusimbuza ukabona nta gihindutse ahubwo anagiye no ku rwego rwasuyeje n'uwari urimo ariko Mugisha Gilbert yasimbuye agira icyo yatanga ubwo Kiwanuka we namaze kumushyira ku ruhande kuko agomba kubanza kuko na Watarari Kiwanuka yabanzaga bivuze ngo agomba gushakira hagati ya Denis Omedi na Mugisha Gilbert kuko abo bantu bawuje ikintu kimwe
bahuje kuba bazi ko gufata uburemere bwa match bakabishyira mu mutwe kandi no mu maguru ukabona ko birimo bagatsinda za match. Niba u Rwanda rugiye gukina na Zimbabwe ukabona Gilbert afashe icyemezo muri metero nka 38 nka kuriya agatera ishoti riri kadira agatsinda igitego. Niba Denis Omed agiye amagarwa muri equipe nationale y'Abagande akaba nta myaka 2 ishize abaye top scorer wa championa ari muri equipe ntoya nka Kitara equipe ya Hoima. Ntekereza ko uno musore kuri match zikomeye yaba umusimbura mwiza wa Watara umwe muri yaba umusimbura wa Watara mwiza kuruta uko watekereza kuba wakinisha abataka babiri nk'uko amaze iminsi afata Mamadusi akamushyira ku ruhande. Wanareba nibyo muri schema tactique ari ku ruhande ariko muri animation cyangwa se n'uburyo bari gukira mu bikorwa ibyo babwiwe usanga uyu Togwi na Mamadusi bari kugonganira kuri attack. Arya bikora mu buryo bwa tactique bwo kugira ngo wenda equipe yongere effective cyangwa se akeneye travail nyinshi zijya muri box y'ama equipe bahura nayo. Ikiriho nuko iyi match ikeneye abantu b'abagabo, ikeneye abantu match ziri kuri calibre nk'ingi. Abakinnyi benshi dukunze kwita ngo bashize ibinya, abakinnyi garutse yaba Mugisha Gilbert uburyo amaze gukina match nyinshi z'Amavubi n'ibihugu bikomeye ahura n'abadefenseurs bakomeye nawe biramuvugira. Aba Denis Omedi mu ikipe y'igihugu ya Uganda, ba Kim Kiwanuka mu by'ukuri ubona ko bose ni abantu bafasha muri iki gihe. Djibril Watara dahari, ariko Djibril Watara kumusimbuza kuri bariya bawinga ba PRFC ubona ko asa nk'umuntu wari warashyizemo ikinyuranyo hagati ye nabo, yarashyizemo umwitangirizwa ku buryo undi uri mu kibuga kuza akaba umubiteri mwiza nkawe biraza gusaba nyine gukora ibyo tutabonye mu yindi mikino itambutse. Kuko sofa muri Sekafa twabonye William Togwi yatsinda ibitego 3, tubona Memerda watsinda ibitego 2, tubona Djibril Watara atsinda igitego 1. Dukeneye kuba ari abasore nabo kuri iyi match bigaragaza ko bakwiriye kuba bari muri APRFC cyangwa se bazayifasha no mu yindi mikino iri imbere. Gusa ikiriho nuko competition iragutse kandi match nk'ingi ku mukinnyi yaba Gilbert yaba Kim Kiwanuka yaba Denis Omedi yewe n'abandi bawinga bari muri equipe ya APRFC na yewe na Mamadusi atekereza ko yagumana umwanya 100%. Ikiriho nuko match nk'ingi uko wayikora bigena nuko uzakora indi mikino myinshi muri APRFC n'umukinnyi ubanza muko match nk'ingi akenshi niyo improve umutoza kari wo wazifashisha kuri match ziremereye cyane. So bakoze imyitozo kuri iri ku masaha ya 8 n'ubundi ngira ngo nayo masaha bazakiniraho match bagomba gutangira kwitoza Pyramide, bagomba gutangira kumenyera ririya zuba. Ikiriho nuko kuri muri equipe ya PRFC umutoza akomeje kubahereza icyizere ko iyi equipe ya Pyramide yize yatoje amakipe nka za Berkane ubwo afite amakuru ahagije ku ma equipe hariya. Ikiriho nuko nanone abafana b'ikipe ya PRFC bagomba kuzaba ari benshi kugira ngo basunike iyi kipe. Amahirwe ni make ariko nanone mu mupira w'amaguru nta kidashoboka, mu mupira w'amaguru byose biba bishoboka. Twabonye mu minsi yashize ikipe ya Grimsby y'abakinnyi badafite agaciro karengeje $3 z'amapawundi batsinda ikipe y'abakinnyi barengeje agaciro ka miliyoni zirenga 900. So mu mupira w'amaguru birashoboka cyane, biterwa n'uburyo witeguye mu mutwe n'ibindi. Amahirwe yaba ku ruhande rwanyu mukayabyaza umusaruro mugatsinda. Ikiriho nuko amahirwe ni make ariko ku mutoza Taleb niba afite icyizere cy'uko yabikora akaba ari n'akarima arimo motive abakinnyi be. Ntekereza yuko hari icyo bakora by'umwihariko bahereye hano mu rugo. Ntekereza ko urufunguzo kuri APRFC ruri hano mu rugo. Iyo ari icyo bakora gikomeye Afrika ikintu cyitwa home advantage utayikoresheje rwose kumbwira ngo uzajya gutsindira hanze ni gake biba. Urabanza ugatsinda match yawe yo mu rugo, utsinda match yo mu rugo ibindi ukazabibara nyuma. Ibindi ukazabibara nyuma. Biriya bakoze nabyo nibya bari bitwaye neza bakina nayo ubwo yari hano mu rugo. Udatsindwa mu rugo ntibatsindwa, ariko kuri no shuro bazamutse hariya mu Barabu bafitemo lead yabo y'igitego runaka. Away goal hano muri Afrika iracyakora bakugarira neza. Ntekereza yuko nije na Clement na Yunusu bamaze guhura igihe kinini na Karara Mayere. Niba batamaze igihe kinini basoma bareba Muvomaze, bareba ko ari umusore mubi ku mipira yo mu kirere. Sinzi uburyo APRFC irimo yitegura ibijyanye n'amaset piece n'uburyo bazayadefanda n'amakross ajya muri surface yabo, ariko ni ikintu bagomba kwitaho cyane. Sami, nabonye ikipe imipira myinshi bayanyuza mu kirere muri surface
bakogongamo n'umutwe bakarara amayere set piece imipira yiteretse ubundi niko abarabu bakina imipira iteretse abarabu bakina barabanza bakugara mbere na mbere y'ibintu byose kuko uzacunga amakipe yo mu barabu si amakipe atsindwa ibitego byinshi urugero ntabwo ari nk'ikipe y'igihugu ya Tunisia ikipe y'igihugu ya Tunisia yinjizwa ibitego bike n'ikipe y'igihugu ya Misiri ntimwibuka cyagera kuri finali y'igikombe cya Afurika kimwe ba Sadio Mane batwaye uzi ko yazamutse yavuye mu itsinda idatsinze umukino niba nibuka inganya ikigira ku mapenaliti nibwo wa Gabas yari yabaye umusitari gakuramo amapenaliti barugarira ariko noneho no mu Kongomani hari ikintu yabongereyemo kubera ko umuntu wakiye muri shampiyona ya Kongo iri muri shampiyona 12 zikomeye muri Afurika mu Burayi tuvuga ngo shampiyona 5 ariko muri Afurika tuvuga 12 kuko nizo zemerewe gutanga amakipe ane mu marushanwa mpuzamahanga yo muri Avu yo ku mugabane wa Afurika abiri muri irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo CAF Champions League n'abiri mu irushanwa rihuza amakipe yatwaye ibikombe iwayo CAF Confederation Cup ayo niba avuye muri yabaye muri AS Vita Club yabaye muri Vita Club no muri Shan ya 2020 yari avuye muri Vita Club avamo ajya muri Yanga muri shampiyona nayo yindi iri muri shampiyona zikomeye yarangiza ajya muri shampiyona ya Misiri imwe muri ebyiri zikomeye muri Afurika cyangwa muri eshatu gutyo hanyuma ari bubona ko imikinire yabo yose bisorezwa kuri Fiston Mayele kuko niwe mu nimero 9 bafite tipike waremeye ibyo bintu hanyuma nawe bamukoze akazi nk'ako Hans Flick yakoze kuri Robert Lewandowski aramubwira ati wowe ibitego byinshi naragukurikiranye nsanga utsinda ibitego byinshi uri muri box uri box poacher uri wa mwataka wo muri box ucyo ugaruka inyuma guma aho ngaho mfite Mohamed Chibi wa kuzana imipira umusore ukina kuri kabiri ufite wa Walid Kariti ufite no musore w'umunya Burkina Faso Bilal Touré none ubwo akina hagati mu kibuga n'umwe mu bapaseri beza afite impande nziza cyane yazanye uyu Everton niba ari Everton wo munya Brazil umwe mu bakinnyi beza cyane wasimbuye Ibrahim Adel wagiye muri mu Barabu akavuga ati wowe imipira dufite ubushobozi bwo kuyizana none areba Pyramide si ikipe ihererekanya hagati imipira myinshi bawukura kuri kabiri bagahita bawunaga imbere umukinnyi akawufunga ahita atekereza uburyo ki bashobora kuwutsinda abantu basorera imipira hagati mu kibuga ntabwo ari abakinnyi bakinira hagati bakina mu mpande hanyuma Fiston Mayele agahagarara neza akaba yaza gutsinda imipira twarebanye match Orlando Pirates bayikuramo yabanje igitego ni imipira myinshi usanga bashyira mu mpande bagahindura imipira myinshi yo mu kirere muri surface biba bicaho nk'amakajugujugu nk'indege zo ku kibuga cy'indege zigenda igenda inyuraho bimeze nk'ibisasu umupira arawuhindura yawubura uwo hirya nimero 9 yawubura ugasanga undi wo hirya yamaze kugera niba mbumva neza kugira ngo ukire na Pyramide wiga impande zayo ugomba kubuza impande zazo gukina nawe impande zabugarira sinzi n'impamvu ndimo numva amahitamo meza ku mutoza Taleb yazaba 4-4-2 kuri ya match cyane 4-4-2 niba ari Togwi na Mamadusi bari imbere ba pressinga n'imbaraga nyinshi abandi bagakora block yo hagati nziza ya 4 n'abandi 4 b'inyuma kugira ngo umudefenseur kuri 3 n'umudefenseur kuri 2 baze kuba bafite backup nzima baze kuba bafite abafasha biteguye kwita babafasha kuruta uko baba ari hagati 3 n'abandi babiri bari mu mani imbere n'umwata kumwe arigiye kugaruka bidakorwa neza nk'uko byakagenze ariko ari block ya 4 nzima nziza akaba ari urukuta rwa 4 rw'inyuma n'urundi rwo hagati rwiza namwe mukaminimiza iyo mipira myinshi bashaka gushyira mu mandi mukaza guprofita ama transition namwe yihuse ari rapide mudatindana baro hagati mu kibuga kuko aya ma equipe akunda guprofita ama turnovers iyo bakwambuye umupira bagashyira mu mande ndibuka n'umusore w'Ishape FC Retour bahura na Pyramide umwaka ushize yari Chibi kandi Chibi yabisha kenshi ava mu mande abinjira nahindura imipira myinshi kwa Karara Mayele yenda imipira nk'ibiri umuvamo igitego cy'umutwe still azabaca kwa Chibi muri shampiyona ya Misiri gihe cyose abari watanze assist nyinshi nubwo akina ku mande akina kabiri yataka ahindura imipira myinshi niyo ahindura imipira 2-3 akabona ntago ari kuyitaba neza afite style yo kwinjiriramo noneho akawuhindura ageze muri surface neza akaba ari bwo areba Karara Mayele akamuhindura umupira ngatsinda ibitego so ntekereza ko block kuri APR FC n'abadefenseur b'inyuma nabo hagati muri rusange bagomba kuzacunga cyane impande z'ikipe
ya piramide. Ariko nanone Sami, ikindi kintu bagira igomba kwitaho cyane bajya umunyezamu, uko umunyezamu ari we muntu muremure uba uri mu kibuga bitewe n'uko iyo ashyize amaboko no gusimbuka aba muremure. iriya mipira bahindura ku imipira ugomba kuba uri vigila y'umuzamu atari mwiza mu kuyitanga bataka ngaza ukoreho tugomba guhita twibaza ngo umuzamu uzaba uri mu izamu rya EPR Mario, hari undi se nta wundi bari bugure ni Mario ubwo nuko ku ndeshyo ya Karara Mayere n'uburyo yitaba imipira mu kirere. Aho hantu bizasaba Clement na Yunusu bizabasaba kwegerwa cyane n'abandi bo hagati biyaminiye ku kujya mu kirere, otherwise iriya match igoye muri ubwo buryo. Ariko bakenshi mu gice cya kabiri niyo babona imipira bashyira mu mpande itarimo ikunda batangira gushota imipira ya kure. Imipira ya kure kure bano ba Ahmed Toure n'abandi na Pierre Mario niba bamujyana he bakabanza bakamuganiriza uko twamubonye mu Nyirabahizi hari ukuntu yagiye akora udukosa tutari ngombwa. Ari ikosa ukoza muri jana nyafurika niba bamurekana ko afite igitego yanze kugikuraho. Igitego kimutsinzwe hano kugira ngo ukishyure niba waba uri piramide bigusaba isukari nyinshi cyane. Bivuze ngo ugomba gukora amakosa make ashoboka ku buryo abafana badasigara bavuga ngo do ikiriho ntekereza ko izi detaye zose dufite kuri piramide n'umutoza nawe arazizi avuga ko ayizi kandi bamaze iminsi banayikurikirana irimo irakina iri gukina ku itara kandi iri no gukinisha abakinnyi bayo basanzwe. Nta kuvuga ngo hari abari ngo muri pre-season hehe bari muri equipe bose nabonye n'umutoza wayo abakinnyi arimo agerageza ni abakinnyi b'ikipe ya mbere n'uburyo yifuza kuzayarinya kuko uri match yeruka yari yakinnye bane babiri. Yego ngayo nguko uko bimeze rero bwa APR ikomeje imyiteguro irakomeza yitoreze kuri Kigali Pere nako inyuzemo yitoreze Shyorongi agasaka saa 8 ni sawa bagayisemo ni sawa cyane irazuba aho zigo mu gikombe cya Afrika giheruka abaro batsinze match imwe yonyine kuzuba kubera ubukiye bwari muri Cote d'Ivoire. Mazembe yigeze kumara imyaka 14 idatsinirwa ku kibuga cyayo, yigeze gutsinda Etoile du Sahel ibitego 8 ku busa. Tapi synthétique saa 8 gushyira match ku ni strategique saa 8 noneho kuri tapi synthétique nayo bazereka wabonye ko Neymar ageze muri Brazil kimwe mu bintu bya mbere yarekarami tapi synthétique ya saa 8 akaba mugari menya gushyira match ni mugoroba birabiri strategy birani by'umutoza kukarabaze ntibishoboka ni gute mukina n'umwarabu hano arabiyiziye saa 12 za nimugoroba izuba ryarenze ni nko kujya kurwanira n'ingona mu mazi umukinnyi ubusanzwe ingona mu mazi amafa aba yafite iminota 90 ikipe y'abaru ukagera ku kibuga cy'ubwatsi muri saa 12 ugiye kurwana n'ingona mu mazi. Ubwo rero nyamukandagira twakomeza tuyiganiraho mu biganiro byacu by'uguhera ku wa mbere rwose turebera hamwe n'uburyo abafana ba APR amatike nyine babageze he bayagura imyiteguro nyine igeze he twongera tugire n'umwanya wo kubatumira baza ahangaha. Ariko munyemereze cyo muri Rayon Sport nyamureka Dar es Salaam bo barakina uyu munsi urugamba rwabo rurakomeza uyu munsi cyangwa se rushyirwa akadomo uyu munsi. Uyu munsi hari urugamba ahubwo ubwo intambara yabo irakomeza cyangwa irangira uyu munsi. Uyu munsi ni urugamba. Umunsi nicyo bita mu cyongereza bato. Ubwo ni bato. Ubwo kandi bato